Hey guys, welcome back to the channel. Ni Mwiza, ni Orbright, Yvonne. and then uno munsi tubafitiye ikiganiro turi kugira ngo tubanze twabasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho mwaba muri hose. Hari icyo waba ushaka kubwira abadukurikiye? uwo nshaka kubwira ni umuryango wa Kalisa, twarishimye ku byababayeho, turi kuvuza impundu. Ayi ndi umubyeyi wanjye. Impundu zirahari. Mwongwe, Imana ishimwe cyane. Mana yarakoze. Imana yarakoze. oya urakoze muri njye oya twabikuyeho bijya gusa okay. Speaking of children, so hari ikintu kigiye kiba muri society yacu. Natwe turi abakobwa begeye hejuru, turi abakobwa bazi ubwenge bareba bakurikirana n'amakuru ari muri community yacu. Hari ikintu kigiye kiba, umukobwa akaba aramutse atwaye inda akiri iwabo, sibyo ntashake, umwana akamubyara iwabo akamurerera iwabo, ugasanga ibintu by'amagambo n'ingaruka zibaye kuri we, ugasanga ari ibintu bisa nkaho bitari bikwiye. Nk'ari ibintu bitari bikwiye kubaho. So noneho nari kugira ngo mbasaba n'abakobwa bacu like uko babitekerezaho, wenda nimba hari ikintu cyo twabwira abadukurikiye nk'umuntu byabayeho, nk'umuntu wenda yazisanga bimubayeho, ukaba bamubwira ati ida umuntu ho byabayeho cyangwa bamukikije kugira ngo babone uko babyitwaramo neza, ntihagire umuntu ho bakomeretsa. Anyways, so njye aho nshaka gutangirira sibyo ni ukubera like amagambo hafi ya yose ari umuntu za mu bihuha. Kubera turabizi yuko abantu unless recently naho ubundi abantu barakundanaga bakabigumanya mu ntuza mu gikari ukuntu babisha bakabyigumanira, noneho yaba ari n'ikintu cyabaye cy'abantu bamenye, ugasanga abantu bari gukeka cyangwa wanababaza ngo ukundana n'akanaka akavuga ati yego nibiki urambabarire danjye ntabwo nyakundana, urukundo se niki? Ubundi muri kino gihe ujya wumva inkundo zibaho, ibintu nk'ibyo ugasanga nk'aho babihakanye. Umuntu wabaje mbese ukundana n'akanaka biba bivuze ko haba ari like reasonable doubt ko bakundana. Noneho most of the time iyo umukobwa yatwite, at least usibye buno umuntu ajya gukora ntuza photoshoot, iyo umubyeyi ajyaga batwite inda barayihishaga even no kugeza ku mezi 9, ko uzi yuko atwite ariko utari wabona akabump kiwe neza fully, sibyo buno ho reka mezi 9 agera abantu bagakora photoshoot bakatwereka ati you know dusa neza, and ugasanga ari ibintu bihishwe. So it's still the same way abakobwa bazihisha up to like 6 months. Aho bavuga ngo nta utwika inzu ngo agire ngo ahishe umwotsi igihe twese turakara mwitangara. Noneho nk'icyo gihe amezi 6 yageze binjiye muri 3rd trimester, ugasanga no kubihisha birashize rumors ziba zaratangiye mbere y'igihe. Kandi iyo intuza ibintu by'amagambo byatangiye kuza, abantu kuva aho bari kuva iwabo gusanga abandi aho bari, mbese usanga ntuza nk'izo activity zagabanyutse kubera amagambo y'abantu, kubera uraza abantu bagira ute batangira bagutunga intoki, batangira banushane bongorerane imbere yawe, ubone nta muntu wo kukuvugisha bisanzwe. Anyways, nuko bimeze. Noneho like ubwo ntangiriye reka ngeze aho ngaho hagiye ndukumenya. So your question is my question is ni gute twa improving intuzi society yacu mu buryo abantu bakajya bagenda bongorerana. Niyo waba ubyumvishije ntuwumve the need yo kugenda uri kubwira runaka ngo ubanze wakora conference call uvuga ngo gusa kanaka umukobwa yaratwite kubera like
njye icyo navuga hari imvugo duharaye dusigaye tuvuga ngo umuntu agomba kumandinga business zimupaying cyane zimuhereza amafaranga business ziri bumwishyurire inzu igihe ikintu kitakureba ureba uruhande igihe wenda mu muco wacu kugirira indi wanyu yesi ni ibintu tutamenyereye kandi tutanisanga musingo ariko nimba byabaye mind your business ntago bikureba kubera ko ntago uzamugurire ingobyi nimba hari n'icyo ushaka wenda kuvuga kuba we mbese urubona wenda ushaka nko kumugira nk'inama cyangwa hari amagambo ya strength ushaka kumubwira mwegere umubwire kumva mbese umubwira ati ndi kumwe nawe icyo uzakenera ndahari ndi kuvuga nko kuri ababyeyi wenda baturuta kumva akubona akarya undi k'inyunguti tuwarebye kumva ndi kuvuga ati wamwegera ukavuga ati ndi umubyeyi mukuru hariho mbese nk'umwana ugiye kubyara bwa mbere hari ibintu byinshi abatazi ashe nta n'icyo abazi kwanza singo so nk'umubyeyi wabinyuzemo bwa mbere ufite seniority nini cyane waza ukamubwira utuntu twinshi two yakwigiraho there is no need kugenda mumunyungutira ku buryo umwana yumva afite ipfunwe ryo kugenda mu bandi agasa nkaho yishe umuntu mbese akumva ko ubuzima bwe burangiye ikintu cya mbere batazi ukuntu ibyo bintu byica biafekta yes mama we ariko biafekta na wa mwana uri muri igihe mama atameze neza umwana ntago azamera neza singo so twige tureke ibintu bya bindi bya kera by'abantu batize turi muri Amerika mani ibintu biraba tuzajye tubyakira biba niko ntitubihora abandi sibyo uzi ko like hariyo kiriya kirwa cyo mu kivune kinini cyitwa ngo iki uzi izina ryacyo ikirwa Iceland no cyo mu kivu ikibuye cyakirwa cyane ntabwo kizi njye ntabwo navuye ikibuye ntabwo anyways no kubera n'abantu bari batuye muri Congo cyari kigize n'abantu bari batuye muri Congo bajyaga bari on the other side of it sibyo kubera Lake Kivu ni rimwe muri border y'intuze y'u Rwanda na Congo I think ni mama wabimbwiye ko bakobwa bajyaga batwitira iwabo abiwabo bajyaga babashira mu ntuza abo batataye mu ntuza mu ruzi abo batataye mu ruzi ngo babarohe bakabashira mu bwato bakabajyana ku kirwa barangiza bakabasigayo narumvishije ngo kera umukobwa yagenda bamutaga mu mazi ni nayo mpamvu bakamuroha bashaka noneho ni nayo mpamvu akenshi like iyo uhuye n'abashi n'abatuye ku ntuza kuri icyo kirwa baravuga ngo ni abantuza ngo ni abishwa b'abantuza b'abanyamasisi abakobwa babaga bari saved from icyo kirwa bajyaga abagore babashi so urumva ntago iyo ntuza ariyo tukirimo ntago ariyo tukirimo rwose ibyo ntago aribyo tukirimo umwana aravuka umwana ni intuza ni umugisha nta mpamvu yo kugera kumushyiraho intuza cyangwa ujya kumuta ejo azaba perezida ahubwo Yvonne natubwira ubu nawe intuza amagambo wenda yaba ashaka nk'ibintu byabonye ubona sinzi ukumva bigeze ngewe ide bikubabaza cyangwa se ukavuga ati birabira ntabwo ari ibyo bakwiye kubihindura icyambere like dukeneye guhindura nk'abantu baba muri sosiyete ntitukabona umukobwa watwaye inda ari iwabo ngo twumve ko hari ikintu gikaze yakoze twumve ko twamuheza twumve ko twamwirengagiza like mbese ngo tumuterere iyo kubera ko ni umukobwa nta nubwo ari byiza ko umukobwa yaseka mugenzi we ngo aratwite
niba uri umukobwa bro tujye tugerageza basi wishyire mu mwanya w'uwo muntu wayitwaye uvuga ati ari njye wayitwaye akaba ari njye bari kuvuga gutya byaba bimeze gute. So kuri njyewe ko mbyumva ntabwo ari byiza ko twajya dutererana. Niba ufite inshuti yawe akaba aramutse atwaye n'iyo nda si ngombwa ngo umutererane mani. aba afite ibibazo byinshi ujye umwegera weho nk'inshuti ye muganire umube hafi ureke kumutererana nyine. Ureke kumutererana nk'inshuti yawe musange umube hafi unamubwira ati nta bintu birenze wakoze. Ibi wakoze si wowe wa mbere ubikoze nta nubwo uri uwa nyuma. Ejo hari abandi bazabikora. Mubwire felicitation. Oya ntabwo wamubwire. No mubwire ngo felicitation Imana ishimwe sibyo. Nyine bafite umwana nyine congratulations kubu ugiye kuzana ubuzima muri ino si. Kuba ugiye kuzana ubuzima muri ino si. Uruta wa wundi wagize ute wagiye kumuta. Nyine wamutwisa akamukuramo aho ngaho. Niba wavuze ati wamutwisa ugiye kumubyara bro ujye uvuga ati ndakagabo ndakagore umugabo nyine umugabo kubera ko umutwite uvuga ati ntago baduhuragura tuvuga n'ibintu byumvikana buri muntu wese ariko ntihagire udutera amabuye kubera ko buri muntu wese afite opinion ze n'ibitekerezo. Ibi ni ibitekerezo byacu namwe mufite uko mutekereza. Niba ushaka kuba open nawe uzashyira muri comment uko utekereza. Utubwire uko ubyumva. We open kusoma ibintu byanyu ibitekerezo byanyu muri comments tukabasubiza. Urumva rero kuvuga ngo niba natwise ngo ngende ngo nkuremo wa mwana kuri njye mbabona ntabwo ari byiza. Ubwo ni ubwicanyi. Yes, ni ubwicanyi muri rusange. Ese uwo mwana uri kumuhora iki? N'umuntu areka iyo ugiye hariya nyine ukajya kuryamana n'uwo mutipe akaba yagutera n'iyo nda ujye umenya ngo uramubyara cyangwa se ugenda uri gutekereza cyangwa se oya ariko ubutekereza byombi ushobora kuvuga ati nshobora kwitwara cyangwa no kwitwara atabitekereza yakwiproteja ntagire ute ntayayitwara. Ariko mu gihe wayitwaye ntukazajya ushayinga kuyikuramo. Ushobora kugira umwaka ukagira buryo ngo ugiye kuyikuramo ugasanga wa mwana aragiye uramwishe nawe uragiye ujyanye nawe uramwicisha irungu. Urukumva ugasanga nyine uhaburiye ubuzima nawe. Cyangwa se ugasanga wa mwana wishe niwe Imana yari yaraguhaye wenyine munda nta undi mwana uzabyara ari we wenyine wari kuzabyara. Uri kwibuka cya kintu twagize ikiganiro twagize hano ku mukobwa wari kuzagira umwana umwe maze bakamukuramo ntabyongera kubyara. Yesu we. Urumva rero ubundi nyine njya mbona ujya wumva nk'umubyara avuze ngo iyo utwise ngo wikoreye ngo urupfu. Kubera ko anytime wapfa kubera ubundi buzima ufite muntuza mu mubiri wawe. Mbese ni nkaho uri guhereza ubuzima bwawe ufite n'undi uri kurema mu nda yawe. Ahubwo uri guhereza ubuzima bwawe uwo muntu ufite mu nda. Mbese ubuzima bwawe ntabwo bugihari. Urumva rero niyo mpamvu tudakeneye kumva ko niba umuntu yatwise dukeneye kugenda tuvugavuga ngo tugende kubera anything can happen. Kubera ko iyo uri kugenda umuvuga gutyo mugenda mumuteza abantu mutuma ategera abandi biba biri gutuma n'umwana wo mu nda agira ikibazo. Urukumva niba nyine afite ikibazo n'umwana of course n'umwana wo mu nda azagira ikibazo. Urukumva kandi nta nubwo ari byiza ko n'umukobwa umukobwa yaseka mugenzi we. Usibye n'umukobwa tureke n'umukobwa hari n'igihe ugisanga nk'umubyeyi aragiye asetse wenda asetse nyina wa mwana watwaye inda cyangwa se asetse wa mwana ufite inda. Kandi mu by'ukuri ntago bikwiye ko uwo mubyeyi yaseka undi mubyeyi ngo umukobwa yatwize kandi nawe ari umubyeyi yabyaye.
mu kimwe akaba yarabyaye n'abakobwa nawe ashobora gusanga n'umukobwa we bimubayeho urukumva so ngiye ko mbyumva mbese muri rusange twe gufata abantu batwitiye iwabo ngo tubafate nk'ibicibwa like ngo tubavane mu rungano kuba yatwitiye iwabo ntabwo bivuze ko yava mu bandi cyangwa se ngo agirwe igicibwa twumve ko atatwegera kandi sinabyiza ko twagenda tumuvuga ahubwo tube tugerageza tube twanamusanga basi tumubwira ati ibi wakoze si wowe wa mbere bibayeho sori ni wa kabiri hari n'abo byabayeho kera hari n'ababyeyi bacu n'ababyeyi bakuze cyane byagiye bibaho batarashaka ba kera cyane si ukuvuga ngo ni ibyabuno gusa no kuva kera byahozeho ntitukajye like ubreminga umukobwa ngo yatwite ikindi wenda twabureminga no ku bahungu umutipe utera umukobwa inda yarangiza akamwihakana bro baba bakwiye inkoni icyo twabona baba bakwiye kubera ko is like this mbese urasanga umuhungu is like ntufite uwo munyago w'umuhungu wenda mwari muri kwishimishanya nta kuri uruhande and then ugize na sosiyete yacu itari nziza nyine kumva itari welcoming ku muntu wenda umeze nk'uko nguko kumva none uragenda ukiheba ku rundi rwego ariho binaza ugasanga ari nk'abano bakobwa abyara umwana ntigeze uri kureba kwa kundi ko abantu bamwanze yarageze hariyanga na wa mwana watwise ugasanga mufashe nabi no kumufata nabi ahubwo yamubyara ugasanga mutaye muri wese nyine kubera ko nta connection afitanye n'uwo mwana nubwo yamutunze amezi 9 mu nda ye ako nta connection ihari ntigeze amukunda ntigeze yicara ngo avuge akana kanjye kari gukubita mu nda kari kumuvinga singu mbese nyine yariyanze ku rundi rwego kumva ari bande babiteye ari umunyago w'umuhungu cyangwa se natwe tugenda turyana inzara niba afashe iyo decision yo kuvuga ati ngagiye kumubyara amenye ngo anamufate neza ari mu nda kugira ngo umwana azavuka ameze neza ntakazagira ikibazo uzise ngewe none nko ku bantu b'inshuti nk'urungano sibyo twebwe twabikoraho iki kugira ngo tugere tuimprove izo ntuzi urungano rero reka nkatwe tuvuga kuri personal zacu kumva niba turi kugaya intuza sosiyete yacu ntabwo Yvonne yagira inda ngo mvuge ngo ntanzongera kumuvugisha what no kubera ko nzi intuza z'uburemere ingaruka byamugiraho cyangwa se kubera ko nzi uburemere bw'abantu bari hanze like ukuntu babifata I want to be there for her more than uko nabitekereza hari cyangwa than uko tubanye right now nukuri since ntabwo nukuvuga yuko ku bakobwa bagenzi bawe ube hafi ya mugenzi wawe w'inshuti yawe yaramutse waramutse uri kunyura mu bintu nk'ibyo and then icyongeye wishakira izindi nshuti ntugire kwiheba ntugire kwigunza n'ubundi ntabwo bari yego byabaho ariko keep in mind ko ikibazo kitari kuri wowe kiri kuri bagenzi bawe hari ikindi kintu ushaka kongeraho icyo nshaka kongeraho ni nko kuri uwo mukobwa ndabyabayeho please ntukihebe abantu bashobora kuba batari kuri side yawe ariko I'm telling you Imana iri kuri side yawe nubyara umwana wawe ejo bundi agakura azaba ari on your side nta muntu uzagukunda kuri iyi si shaka wanjye nta muntu uzagukunda kuri iyi si kurusha umwana wawe uzamenye ko mbese uyirimo wenyine muri aka kanya ariko ejo bundi bizaba bimeze neza niwo munyago w'umuhungu wakwanze ejo bundi uzabona umuhungu mbese nutiheba ngo uzifate hariho abantu bajya biheba bakifata nabo ukuntu nyine ugasanga nyine barahindutse
uzajya ukomeza kwihereza agaciro ukomeza kwihereza agaciro uzabona undi mujama mwiza uguhereza respect urutana wa wundi wo mwari muri kumwe. wikumva ko nyine niba wabyaye ntiwumve ko abantu bari bugufate nk'indaya ngo ube wajya no muri ubwo buraya kandi utaruri indaya. Ibyo ni ibintu hari igihe bibayeho nk'impanuka, bishobora kuba like atari n'impanuka wana mwabiteguye simbizi, ariko mwateguye guteranira ariko hanze aha bagufata nk'indaya kandi utari indaya. Rero like kuba twenda ntibigatume ukora ikindi kintu kitari cyiza kitakugirira akamaro. Ubwo ushaka ikintu wakora cyakugirira akamaro kikaguteza imbere weho n'umwana wawe mukabaho neza. Amen. Turapprecinze turabakunda cyane, mukomeze kwihangana. And icyo nababwira ati subscribe, comment, like, share, and then turibuze kubabona mu yindi video. Shaka agiye kujya kuryama. Anyways, bye. Nikuvuga ngo Shaka agiye kuryama kandi nijyana uri kumwiyenza aho ndi kumwima mikro. Ninde